muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi itangira nari umwe mu bakinnyi bakomeye ba Rayon Sport nka 2 semaines ava yuko jenoside itangira twari twakinnye n'ikipe yo muri Sudan bita El Hilal twari twakinnye match ikomeye cyane ni match abafana ba Rayon Sport benshi na n'ubu bakibuka tuyikuramo abantu bose barasabana intera hamwe zibagirwa ko zifitanye ibibazo n'inkotanyi ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 ahagana mu masasa za kumanywa nibwo baduteye igitero cy'abasirikare bagera nko kuri 6-7 baza umwe mu bari bagiye gusaka mu cyumba cyanjye aza aterura za album azikubita aho nga yahise imbere yari album irimo amafoto yanjye nkina muri Rayon Sport umwe mu basirikare areba amafoto arongera akebuka arandeba aho bari bambwiye kuryama hasi arongera areba ifoto aravuga ati uri toto ndiwe ati nibyo ati kubera icyo utari wabimbwiza ababwiye bagenzi be gusohoka tuganiriye by'iyo match arangije mwaganiriye by'iyo match mbese kubera ko yari yirebye yari mubwira turibuka uribuka cenga kanaka yakoze uribuka igitego kanaka uribuka umupira wafashe gutya ubwo ari aho n'imbunda yaje kukwica mu minota 10 ishize yari umuntu uje kunyica noneho ngo turimo turaganira umupira wa Rayon Sport aragenda asigana tugira inama